Abumva Radio Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba twabahitiyemo umukino witwa Nyirabarihenda wanditswe na Mukabana na Ngerina. Muri uyu mukino umugore Koreta ati umugabo wanjye ni umukene kandi ngomba kubaho neza nk'abandi. Kugira ngo abigereho yaje kwigira Nyirankunda bose. Nyamara yaza kumenya ko Nyirankunda bose yafunguye inzoga agira ngo bakwize bakayanga. Ariko jewe no guhorera n'igimwe birandambiye. Mugeze mu kikore. Guhorera n'igimwe uzasubira mu giturage. Ubundi wankurikiranaga ntakubwira. Tegoma kwisambu ujye uhingisha maze kweze ni gushira nkohereza amafaranga. Nuko karahira ngo utagiye mu mujyi nta buri umugore. Ereka wumve. Dore n'isukari y'umwana yashize. Ubundi abigenza nte? Ntazagira ngo nzibe. Kamujana mpembwa nkuzanira wose. Ariko twawurangiza ukampinduka nzagire nte. Yaho naguhishe nihe? Uzaba Nyirabakunda ufite. Ariko uvugira ngo mbwire nde? Kandi nduru hejuru nirire. Uramubwira mvuye ku meza. Niba udashaka kunyumva reka nkubise. Yewe, urushaka gitaro reka koko. Uriya mugore nzamugire nte rwose. Mwembwe munsanire nawe yijye muri rutubari. Ntamenya ntebwira umugenzi. No kwanga kwibabariza abana naho wundi. Vincent. Karame. Mpamagara nyokaze hano. Mama, kugenda papa aragushaka. Arashakira iki se umuntu mbwira ibibazo ntanyumve? Nakwitabye. Hari ibibazo ufite ni ibihe byatumye tumba ukangana n'ingumba y'ihene yari imyumbati. None se ko nkubwira ukantarutsa? Ereka Koreta mugore wanjye ntugakore nkuko umuboyi yankoreraga ngira umuseri bateri. Naratahaga cyangwa se wenda nabanzanye n'umushyitsi. Nagera mu rugo navuga ngo mwiriwe. Ngatangura ngo n'umuboyi ambwira ngo umunyu washize ibishyimbo n'ibindi. Yewe, hari n'uwigeze kumbwira ntashye saa sita ngo nta makara afite. Kandi navuye mu rugo mu gitondo ndeba. Harabunyiriza da, hadaseka. None nawe rero, iyo ntashye saa sita mbaje mungaburira ibyo ufite. Uzajya ubimpana umutima mwiza. Naho undi nturutse mwiremo gasanga uri iby'intare, nanjye untera umutima uhagaze. Ikindi gusaba Koreta. Buri kintu n'umwanya wacyo. Ibibazo ugiye ubimbwira ku mugoroba ntashye byarushaho kunyorohera. Urabyemeje rero umwana yirirwa atanyoye amata? Yego randenganya. Yewe ahubwo ndabona amasaha gusubira ku kazi ageze. Nda ufasha ya 500 ureko ko ari cyo wagura nta yandi mfite. Ubona aha ni mugoroba. Guki? 500 salamariki. Nta yandi mfite. Uragira se ngo ngirene. Aho dana aha ni mugoroba. Vincent. Karame. Rungurukira ko se yagiye maze uzumbwire. Yewe, nagushakwa n'umutindi. 500 gusa. Nimva namo byere byiri se harasigara iki? Zose ziramarira iki ko ari zo kuntera icyaka gusa. Abandi bagore barashishe. Naho je Martine no kuyibarirwa sindasoma ngo numva uko imeze. Inyama y'inkoko nyiheruka nkiri muri commune. Ruriya mutinda zapfa yiguriye n'imodoka. Yewe nabanza yiguriye n'igare. Yemwe. Warose nabi burinda buke. Papa yagiye mbonye arenga ruguririza. Yasiwe. N'ubundi urondereza ubusa ukimara. Vise. Ndanyera ukunzanire byere nibobereza ibihaha. Akira amafaranga 200. Amavideo baragutiza. Mama, ase amafaranga papa maze kugwa ngo hahishe. None yajyana mu mabyere. Ndakurega. Umvi intumbi di. Soba yatarangira none niwe ugiye kongerera wambesire we. Cyangwa ho nikijyaho ngitumye vuba ntakimena. Ndagiye ariko ndakurega.
ndazizanye. Aho zitereka ku meza maze usohoke. Narifuye pe. Mama, uranyuye iyo mutabiteho na papa. Uracyaraho wangegera we. Cyenda wagicucuwe. Umuhungu yirirwa iruhande rwa nyina niko amera. Ubutajya gukina n'abandi bana. Nasaho hari ubariteretse. Ehe, urabeshya. Uravuze ngo aranywa kandi yagiye ku kazi. Cyose ceceka. Ngaho uvuye ngo usumye maze ugende. Nta nzoga nshaka. Oya n'ubundi nta mwana wo kunywa inzoga. Mbese Nikise. umva mbese uko yabaye. Baye ngiye kuruhuka umenya bashiki bawe batazerera. Kandi ntihagira umuntu uza hano uze kumbyutsa. Urumva? Mwiriwe. Yego. Mwiriwe sha. Papa wariyo? Oya yagiye ku kazi. Naho mama? Mama wanjye ari mu nzu araryamye. Ararwaye se? Oya. None ko namushakaga cyane sha. None baciye amubwire. Mama. 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 Nikibise. Yoka dore haje umushyitsi. Nindese. Sinzi izina rye. Ni wa mugabo ukunda kuza hano mu ivatiri y'icyatsi kibisi. Mubwira utaraje. Waraje. Nuko sha, urakagabo pe. Akira amafaranga yo kugura mu mazi sangire n'abandi bana. Nuko murakoze. Maze mu ndindije imodoka batayitabura amapine. Ariko aduha n'umunyenga. Ngaho mugende mwe mwicayemo. Yo, ese niwe muzungu. Aho sinagutindiye. Oya ntacyo bitwaye. Ngaho sigira hino tankora imbagara. Cyo ndamutsa neza ati. Ese ndamutsa. Ngira nkugire. Nkunda ndushe. Ko waryamye igihe urarwaye? Ashwe. Ndi muzima. Nuko numvaga nsa nunaniwe nuko mbanye nduhutse gato. Mufite konje se ko mutembera mu masaha y'akazi? Reka da. Nta konje ndimo. Ahubwo ndadomotse. Tubonye chef wanjye adahari ntereka nze ngusuhuze. Rega nduva bitoroshye. Ese wavuga iki ko ntwaye umutima kore? Gukunda rwose cyane. Nkwivuyeho uruhu. Niba nawe ari uko simbizi. Ariko muzungu nawe ntusanzwe. Gusa ujye unyihanganira kandi nturi umwana. Uramenye ntukagire iryo uhingukiriza umugabo wawe hatutazanteranya nawe abagore ndabazi. Erega nanjye sindi umwana. Ubwo naguteranya nawe jewe niretse. Urabona nakwisenyera koko? Yewe. Ndihuta. Akira kakano tugure byeri. Igihumbi cyose. Ntacyo byose ni ibyacu. Ubundi urukundo rugurwa ikikore. Ariko kandi ntubwire umugabo wawe ko nageze hano. Ariko rwose muzungu wangize injiji. Ngaho wirirwe. Ubwo naho utaha. Nuko urakoze wirirwe. Umugabo nawe ureka bampe 500 ngo mvanemo amakara, amasukari, amavuta, amata y'umwana n'ibindi. Po. Yewe.
yewe Vincent karame enda banguka ngutume nyarukunzanire izindi byere ebyiri hariya. aha ariko mama ubwo ni ukunywa gusa yagaye amafaranga urayamaze gusa turarya iki noneho? ngaho se gira vuba dore se ari hafi kuza atazinsangana hanyuma utebuka uzufatisha imbabura dore ko wigize sicyori wanshakurawe. ariko mama undateko hari koko jewe utanarwaye? yego mama nyaruka utebuke ndagufasha akira nibi bicaro ugenda ugura imigati usangire n'abana. aha ni imigati turarira uwo muri ijoro turacyatete bishye koko dore n'ibintu ntibiroga. Mwiriwe kore. Mwiriwe namwe. Ese kuvuga nk'urwaye? ahubwo merewe nabi. burya wabaye ukiva hano mpinda umushyitsi ngira isesemi nuko ndaryama ubu niho nkibyuka. dore mbonye bwije mpavise n'amafaranga ngo gure imigati asangire n'abana kuko nabonaga guteka ntabishobora. ubu wafashwe na malaria dore ko ifata kwinshi ahubwo rero n'abana fanta bareze ku mikati nange ngiye kugushakira ibinini urebe ko waramuka. yewe mwabahano Kodi karibu. uraho cyane bizimu? uraho muzungu? uzi ko nari ngukumuye? yewe nanjye nuko rwose tumaze iminsi tutabonana. abo mu rugo barahose ni bazima? ni bazima ngo mutahe. ese madamu ukorera nabi nk'urwaye? yafashwe uyu munsi navuye ku kazi nsanga atameze neza niba rwarajagurwa ntawabishobora. erega simbura n'ibindwaza gukenera i Kigali biragatsindwa. mu gitondo abandi bagore bihereza umugati usize marigarine imineke n'icyayi kirimo nido mu masaha yine bagafata akabyeri ndetse numva bakita ngo ni ka aperitif. ngwiki kuva saa 5 kugera saa 6 inkoko zikarubona imyuka y'inyama ikanturuka impande zose inzoka zigahaguruka abana banjye bagashukura bagakanurira mu byungo by'abandi ubudahumbye. umuto muri bati ndashaka inyama mama batangira kumva ko zahiye neza ubwo tukamira amacandwe. yewe nanjye ureba nuko ngana uko irari riranyica ndetse ngahurwa n'ibindi biryo none ngo kureta ningira ubuzima ibishyimbo n'ubugari bya buri munsi bushya umunyururu ibyo bigiye kunyica nta n'icyo mbahishira indwara yanjye niyo. kugira utasaza umucuruzi cyangwa umukozi muri banki. yewe ikindi kintera intimba ku mutima ni ukubona abandi bagore bambaye imyenda y'ibiciro. hari nirote rigare, hari Kigali iraganje, hari mbarusha umugabo, hari merufungwe, ayo yose n'amoko y'imyenda igaragara. erega byarakomeye. hari rero n'ibitenge by'ibiciro ariko bizimungu yagize ngo aranyibutse ukungurira musazi cyangwa se tare nyanya ngo ubwo nawe yampinduriye. inkweto zo zirazwi ni kamba mbiri. mbega marere ibyo ni ibintu koko ngo wanjye we maze ugasanga abaturanyi banjye banjyanira inzara woshya umupfakazira kandi nitwa umugore w'umugabo. cyakora bizimungu mbabarire nanze kubikubwira uri wenyine kuko nta mugabo umwe uri kumwe na muzungu cyo nimushaka umuti w'icyo kibazo cyanjye. gukenera i Kigali birananiye hoshe. mva mbese yemwe washatse yashatse kera hashatse badatanuke turarindagira. ingwiza murungu nkamwe mwajyaga he kwiyemeza ibyo mutazashobora murushya abana ba rubanda gusa. ariko kore ya ndashima we ko mpembwe 10,000 sinzi gushyikiriza byose hari n'urumya nkuramo. 10 se bimaze iki? narize ku biciro ry'imigani ngo wampaye inzaratsi abandi bakansuzugura ngo nta mugabo wategetswe n'umugore. ibyo byose si ukubera wowe. urinda kurira ngo uhembwa make se wagiyeho bahemba menshi. 10,000 si bike ahubwo wowe nuko yakoramo ukegera muri manyinya kandi uguzi ko ntabizi. iyo manyinya wihata nutayirinda izagukoraho. ko manyinya
ibihumbi 10 wabiguramo amakara, amavuta, amata y'umwana n'ubundi bucogogo bwose maze ukayahahisha ukwezi. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo nyirabarihenda n'umugore ucura umugabo we. Niko Bizimu, ko umuntu akameye yaragiye ukutegereza iki ko magaze ni muzima. Muzungu ndeka wagejeje ibintu mbika ari ibyanjye. Erega sha burya leta irika neza nuko mutabizi. Bwireza nzagushakira umukiriya uguha kashi, nzanakohereza n'ikamyo yanjye maze uyipakire wuzuze. Mpakire mwiki? Hari amasima, amabati, imiceri, amasukari n'ibindi. Maze uzarebe ko aruza gufata. Ntawe uzafata. Ntatari njye barafatwa nkaswe. Ari nkanjye muzungu, bomba narabimaze. Ikibi no kwiba umuntu, naho leta. Ya. Hirarika nigende. Kereka ihuye n'ijiji cyangwa indangare nkawe. Ubu siko ibyo ugakira? Birashoboka. Maze abana, umugore, abuzukuru n'abuzukuruza, ndetse n'inshuti zawe zikarya kuri uwo mutungo, kandi ntitugire icyo tuba. Erega ivyo ndavyumva. Ariko icyo naze nuko nazakurikiranwa ngafungwa. Maze umubyibuho w'umwaka umwe ukambera mu gifungo cy'imyaka 10. Erega buroko buragatsindwa. Ese ufunze uzize ukuri hari icyo wafungurwa tukayakoresha? Ngo mfunzwe ntacyo. Ntacyo. Nta utinya inkuba ari munsi y'ijuru. Reba twahirwa. Shuu, izina ni ryo muntu koko. Ko yivye yabaye iki? Umugore n'abana baradamaraye nawe ukavuga avesigaho. Kereka niyo uri gicucu. Iyo niyo namugiriye ngo nibe nzafungwe. Yewe, ko ingabo y'umugore iragushora ntigukura. Komeza wirangare. Ariko Bizimu, iyo ubona mfite amazanga nakuriye yubatse kijyambere, sa cadastre, ivatiri yo gutemberamo, byarukururana ariko sinakubwira, ubwo ubona ko nabivanye hehe. Buriya se nibyibana. Uyo wese imishahara y'abakozi ba leta, uwo mugore wanjye rishyira kwizana, nta kibazo cy'amafaranga tugira. Hari icyo bigaye hose. Erega muzungu baca umugani. Ngo wekanira umugisha wundukanye ubuye. Nshobora kubikora Imana itaranyandikiye gukira bikankoraho. Nta mugabo umwe sha. Ko ibyo nkubwiye nibiramuka yo gupfanye ndakwishingenza gufunguza ndabyemeje. Kandi nibikuga ubuhoro uzayakoreshe neza azaguherekeza. Uramenye ariko ntuzivusa sha. Dore wasuzagirwa no kunutsa uzaterura agashyitsi. Ugura imodoka ubake nabyo bizo bigerekeranye. Ubwo uzavuye ubuzima ugiye ubuntu. Maze tujye twicara tugere kakaguru kandi tuvuge ibyo twagezeho. Ngubwo ubuzima bumva sha. Ariko iyo ni inama y'ukuri. Tureka ko gusura nari byiza. Ubu nyungu y'igitekerezo. Reka nsabe ndahita nsezera ku bukene. Ejo gutinya byikuyemo hapfa avutse. Niyemeje kubikora. Cyakora leta ni muri cyane amazandwaneho. Humura ndahari sinzagutererana. Erega muzungu yabikwemereye. Ahubwo wowe sinzi ikindi ushaka. Ntabwo zirimo ngo leta ikurikirana umuntu imukurikirana hashize igihe kirekire. Umuntu yariyondoye yaramerewe neza bihagije. Niko Bizimu, ntongere nkubaze. Ikirusha twahirwa ni iki? Si leta yibye ninde wamukurikiranye se? Wowe urindiriye iki? Ariko yibye kera. Leta yarakanuye kandi yaranarakaye. Uwaze ko yifasha umuntu mu makosa nkayo muhana yihanukiriye. Ko yiba mu nzara ntibyoroshye. Yewe, ndabona umunsi twikibu ndatashye. Ariko ikiganiro cyacu ntikirangirira aha ngaha. Oya ntikirangirira aho nabyiyemeje. Nzumva telefone umbwira uko byifashe. Muramukeho kandi murara haryana Bizimu. Ahataryana harara umwanzi muzungu. Muramuke. Gaho muramukeho. Halo. Mwiriwe Bizimu. Ndashaka kumugirira ngo yakora bya bintu. Ndashaka ngo ibintu biguze nka miliyoni 6. Ndako bifata. Mvuga nawe. Hasoni sha. Kakira. Ibyo nibyo buzi ntara gucuranga. Kwasa makubi no kurira. Nibyo. Niba uretirije gufata miliyoni 10. Ukawusanzemo 6. Fa gufata utwo. Yawa rwose. Ega. Ubuze ndayica umugi. Nibyo koko. Kandi gana yo si make. Ugize Imana ntukurikirane.
ariko sha uramenye ntukore nk'abatindi muri stock usigamo ibintu bike by'urwiyerurutso ngaho rero gira vuba ngiye kukohereza ikamyo mu mwanya irabigezaho nuko murakoze ngaho biriwe neza bizimu yego ko mwatinze se gusa turatinze twabari kwiye gupakura bya bintu ubu tubisize muri stock yawe ahubwo genda urebe ambo ngira ahubwo vuba umpaye amafaranga ndihuta sawa ibintu muzungu yambwiye ko ari byiza mwembi ndabizi ntacyo nirirwa nkontorora turahabwa akira miliyoni zawe 5 nazibaze ziruzuye nanjye ndakwizeye sinirwe mbara bitadutinza bakavaho badufata nizeye ko yuzuye aho bashyira muri iki gikapu nyaruki murakoze ngaho mwirirweho wirirwe nawe yo inyota y'ifaranga iranziciye ibintu pe ariko se uriya mutindi ko agiye kwikura naho yarari rwose manye ko Rwanda iri maso uriya munyago azafatwa nta shiti azakwirwa he azaba uwande naba nanjye namenyereye guteka umutwe natwe bibaye ngombwa nayitanga uriya mushinzi azamenya naho batangira ruswa asiki ni akazi ke ariko niyo yamenya ese ubundi miliyoni 5 yavanamo ya ruswa agasigarana iki abashatse amafaranga bashatse kera n'abitwa ngo barashaka ubu nibaryo simbabujije bazajya nibahagama wiriwe ko mbona twenga bite byawe ni byiza cyane rwose Rahira bya bintu byatunganye koko se erega n'ubundi niwe wirangayeho nuko nakubwiraga amatuka yavuniramo ibiti nizeye ariko ko wahashya akayabo yewe ayazanye yose Imana nifasha sinkurikirana tuzaryayo miliyoni 5 se numbera umugore mwiza ntuyapfusha ubusa ukamfasha mbese kuyacunga neza azaduherekeza da kandi n'akazi kanjye kazadusayidira yewe miliyoni 5 nizo Imana igira amaboko idukijije twari twihebye Imana yatwibutse pe twari dushize inda zacu zari zarafatanye n'umugongo aho nyuze bakanyita kenene abandi bashinga ngo dore umugore w'inzara abana bacu bari baraye bari burware bwaki dore rero icyambere tuzakora tuzabanza twiyondore turye maze turebe ko natwe twazana kabiri nk'abana reka ndorera kore kugera kore siko gupfa burya reka ahubwo tuyasogongereho yewe nivyo kuko ndumva bikwiye Rebero karame ngwino ngutume nditabye bakira shayi inoti ya 5 bagutume ubu tujye kuri bare uzane kazi ya byeri zikonje uzane nk'uko ebyiri zokeje usenda sanga bazokeje ngo bahijana bakokereze vuba urumva ikintu utagomba kwibagirwa nzanira icupa rya Martine umvise twumva hanyuma utebuka ngo utume n'ibindi numvise ubuse amafaranga yabika mu nzu yajyana se muri banki
ntibanteka amababara bakazamfata kore ubu ndumva bitangiye kunyobera. bikuyobera se bikuyobera iki? uzatinya uherezeye abandi bayabitsa muri banki bafashwe nande? hari uwanditsweho kuyagira no kutayagira? ikibazo saho kiriye miliyoni 5 icyarimwe maze ngo ntibagukeke niyo zaba 100 ariko ubundi ninde uzaba kugenzura mu byawe? njye ndumva binteye ubwoba. rebera aratebutse ye ibyo nagutumye byose wabibonye? byose ndabizanye ntabwo bantindiye inkoko nasanze zahiye nangakira amafaranga bangaruriye. nuko izi ni inkoko koko bizimu fata tuzitapfune zigishyushye. data we dore abajandarume we. bishoboka ndabona twahageze ariko ureba ikinyubako mwe n'icyo bishoboka. nawe Bizimungu? ni njyewe. ukora he? nkora muri Minitrape. ukora iki? ndi umubitsi. ese mufite umunsi mukuru ko ndeba mwiteretse amakoko amabyeri ndetse na za maritini? oya nuko sana ibyangombwa byawe umurasha ngiye nimushyikire. wigira ubwoba witwa nde? nitwa Vincent. so yiriwe hano? oya papa Jean nanga asanze ari univa kwiga. aza ntacyo yari afite? yari afite igikapu gitukura kinini. ni iki cyarimo se? humura kwireba nyoko tubwire ntacyo tugutwara. humura wigira ubwoba. ntabwo narebye ariko umenya harimo imigati niba atari yo ubwo n'imyenda y'ishuri papa yanguriye. ese genda urebe mu nzu y'icyo gikapu cyaba kiri kituzanire. uyu munsi mukuru wanyu uratangira ryarira natwe ngo twisomereho. erega nta munsi mukuru dufite. igikapu se ngiki? nuko sha uri akagabo. ibiki? Bizimu hari ikindi wongeraho? tugende. none se niko unaniwe guhinda umushyitsi ujya kwiba none ubu nibwo ugiye gutera imbabazi? cyo niba gushyiramo amapingu maze ujya imbere tugende vuba. ayiwe aho umutindi yanditse ntiriva we. yewe we intamenya ntibwira umugenzi. urabona ariya makenya y'amafaranga bashubijeyo? ayiwe reka niyahuza aka kabyeri ariko se ndanywa byeri ndeba maritini burya bagarutse nayo bakayitwara. yo ubusaba abana nzabagira ntiwe ubwo yutwa twibiramo mbuze na twa tundi najyaga ninepfa gusa. yo mbuze byose nk'ingati imennye we. nta kindi no gusubira muri komine nkajya gufata isuka. ese nzabishobora abahu ko nari maze kumenyera umujyi. nyagasani we ubu nsubiye ku kanjye we kandi icyo umuntu yanga nicyo abona. ntinya isuka kubi nari naragize imana asa n'uyipakuriye none iranze iranyokamye. hodi ni karibu. kwitangira itama bite byawe kore? ndeka wa mugabo we. arwaye se kandi? ndeka ndorera naba n'urwaye arivuza agakira cyangwa agapfa. ikibi ni ugupfa nabi. uzi ko Bizimungu bamushyize muri prison? bamufunze rero? wahora n'iki?
bamufunze bamuhoye bya bindi rero. Ni bya bindi yazize. Ya. Ariko Maneko y'u Rwanda akazi ko ndayibonye. Uyu mwanya baramufunze ataranywaho n'icupa. Singiziriyeho zigiteretse. Dore n'inkoko zumiranye. Igisakoshi uko yakakigejeje hano bateruye barajyana. Miliyoni izi 5 usibye yaka gacupa ureba. Fungura tumwe twisure. N'izo nkoko ziri gupfuza. Apo umugabo we n'urucucu ko ari uruhiriri ubwo miliyoni 5 yarazizanye hano gukora iki? Yewe ugerageza ubyikuremo kuko watera abana gahinda. Reka ngo tomereho nkora impamvu kwiwacu ari no mu giturage kibise. Yewe ahantu haragwira. Babajwe n'abana banjye bari baramenyereye kurya neza. Ni icyayi cya buri gitondo. Ishyano ye dupfuye nabi koko. Yewe nashira inyota kurya bike no kubikena. Kereka utabonye ugufa. Ariko kuri uzi ko ntangaje. Ejo bundi se wahoze wiyamira uvuga ko umugabo wawe ntacyo kumariye ko kwicira inzara guha udufaranga tutagize icyo tumaze. Ubwo wari waramenyereye kurya ubusa ntacyo uzaba. Si byose abagore we amurembe wanyu usa n'inzara yanyu. Ariko muzu kukwiringira ni nko kwiringira inkumi mu nzu. Nkunze kutarazamo mpenze hakiri kare. Ewe haguma ubuzima kandi kubaho ni Yesu. Kore umurabi babara Sheri ntacyo uzabura mpari kuva uyu munsi ndakwishingiye ushyira umutima hamwe. Wenda bazavuge ko wabaye ibiro byanjye bya kabiri ibyo ntacyo. Naho kujya muri komine kujya gutera imirundi reka ikara mu giti ry'ifaranga kuko nicyo ribereyeho. Nzakugaburira neza nzakurihira inzu maze nzarebe ko hari ukuruta. Ariko se tuvuga ibintu dusubira ibindi. Nzagira undi mugabo nsanga hano nzakumirira nabi atari ko umurengo w'abagore ari mubi cyane. Reka da bisa n'ibishoboka nta wundi kuko ntawe nabona wakundutira. Maze kore baye ngiye ngaye amafaranga 5,000 hahira abana nahari mugoroba. Rwose urakoze. Singwerekeje ngiye gushaka icyo abana bararira ubwo naho mukanya. Ariko mama cya kigabo gihora kiza hano papa adahari kiba kije gukora iki? Kandi n'inkuru azagitema. Ariko wa mwana we ntuzabigikenya. Ari gihe wabonye nkirinda yawe sinzi ko nukura nzagukira. Ana wowe. Aha ngaho ni mubyare. Hodi. Karibu. Utambuke mwicare ngaka gatebe. Bitese kore. Ni byiza. Mumeze mute mutima yanyu? Ariko tumeze neza. Yewe maze sintinda. Utaricara ngo ntutinda. Waruje kurahura se? Oya narinje kukubwira ko ejo tuzajya gutembera ku Gisenyi. Ku Gisenyi? Bishoboka. Kandi tuzamara iminsi. Ubwo no gushaka usiga ku rugoda. Kandi nawe ukigira neza kwiryoshya. Maze nkaye gukwereka umujyi n'amahoteli meza. Saba muri hoteli se? None herega burya abagabo bararutana. Ari kuzapfugeze yose. Yewe nayi Kigali nsaziye sinyazi nkanswe ku Gisenyi. Ariko Bizimungu yaragufendegeje pe. Umuntu akagira umugore usa nawe akamufata nabi. Icyo buza ni kimwe gusa. Iyo uza kwiga ibindi bisigaye buri uwa mbere.
sibyo koko ndagiye rero usigare witegura abi wowe uzababwira ko ugiye byose birakureba nikokore karame tunganya ibyo nkubwiye naho mu rugo bazi ko patron yadatashye bagiye muri misiyo cyangwa yagize ibindi bizazana kandi niyo babimenye uje nta kibazo ndamutegeka mu rugo rwanjye izi miziki cyura jewe uramuke ngaho uramuke mwana wanjye Vicente uzajya umenya bashiki bawe uzajya hehe mama ejo nzajya kuzana papa dore mbasigiye ibirayi mu mufuka rebera ajya ateka abagaburire ajya n'abaraza nanjye sinzatinda kandi ninza nzabazanira n'imigati kudateka turarya iki maze mumvane hinduru tukaza batara abavyeyi igiye kwitemberera size nshuke ngo nirebera abasigiye yagiye kuzana papa se ayagiye kuzana papa yasomera hese ewe yawe yari nunda atari koreta nizi umunenganizi w'umwirasi mubi cyo kuvunwa n'abana ntabyaye se unazaza yimenye byibura mpena 50 nigurira agatabi kwashi bana mumve hejuru mugende mwirwaneho nimwinanirwa mupfe dawe watubyaye we mama n'umubyeyi gito koko ubu yadusize agiye hasi mugende genda nawe barumuna bawe adusigiye nde adusigiye iki dawe tubaye abande we ntabwo ni nyinshi n'iwacu mu Rwanda ye ngeze harindi mu kape ya mubaye abande se sha yemwe kubyagwa n'indahira agatsindwa pe yemwe ba muraho Vicente muze muturamutse sana na bashiki bawe ko musa nabimuherutse gukaraba ryarira umunsi mwagendaga yo maze iminsi 5 yose mutoga nyagasani we cyakiguri cy'umuhungu kuki kitabogejera uravuga kutwoza cyangwa no kudutekera no kuturaza koko se twaryaga imigati gusa ahubwo tugeze imana aza ko yatubwiye ngo amafaranga yarashize ese papa agiye kuzana hehe mama cya gicucu wafi nikijye mu rugo azabaza urafitwa umugore uzasaba Imana umugabo wafungurwa naho ubundi uriya muhungu nakuraza gukura mu ijisho uzi ko amagambo avuga ntahuriye nuko angana reka da ahubwo jye narumiwe siko buriya afite imyaka 9 gusa nuko rero ukujya umuhana atazatuvamo bene uriya yakoreye umuntu ishyano maze kore ngiye nanjye kureba ibyo mu rugo ngaho amafaranga 5,000 uzahahira abana nzagaruka kugusura vuba nuko urakoze rwose n'ubundi ni we nagira ngaho rero uramuke uramuke singuherekeje ngiye gutunganya abana we nukuri uko ngira sinazongeye gusiga umuboyi ku rugo abana baratoma ivu wagira ngo barara muri ruhurura
niko rebe Nita. iyo ubona abana basa kuriya nta soni bigutera koko. Musanze nari ngiye kumwajya. Umva mbese iyi nzu se wari kuyikoropa nijoro? Reka nuko abana birirwa bayikiniramo. Ngaho genda ushyuhiriza amazi niyuhagirira abana, kandi ukwezi nigushira uzatinyuka kumbwira ngo nguhembe. Aya nyine. Hodi. Karibu. Bite kugaruka tutaragera mu rugo? Ndeka. Gana mubwire. Igira hino. Bizimungu wamufunguye. Bishoboka. Duhuriye hari imbere ariko we ntiyambonye. Ndabyifata mune. Ngaho rero shyashyana kandi n'umwana ibanga ni irya babiri. Ndasimbutse naho mu kanya ndaza kugufasha kumwakira. Ngaho nyaruka. Rebero. Nditaba. Zabirayi byarashize. Hasigaye ibyo tuza guteka uyu munsi gusa. Cyane imbabura nyuma ubihate duteka ifiriti. Vise. Karame. Harya wambajije ngo papa nagiye kuzana arihe? None sari. Humura ari hafi kuza mu kanya. Cyane mujye gukaraba adasanga musa mutyo. Hodi. Karibu. Yo, ese ni wowe? Imana igira amaboko. Uraho kure? Yo, Bizimuni wowe? Kamera. Udapfuye arakira koko. Wahora niki? Agira agatebo ushyikeho. Aho ntakira amazi yo gukaraba. Muzanye n'abana bose mbaramutse. Erega umwaka mu roko si ubusa. Karibu. Abana. Muraho muzu. Bizimu. Nimukomeye kandi turabishimiye. Mubonye mukira kiriya cyago umuntu buroko. Wahora n'icyo wakagira Imana we. Ntigitangaza rwose ibyago biba byinshi. Reka ndorera. Erega ngo bari wariraye kandi ngo n'inkuru mbarira ndatuba. Keretse hari ubyiboneye uretse ko ntabikwifuriza. Ya. Kore. Akira amafaranga utumize kazi y'ibyere n'ituba ryawe sikitwa Kirundi. Erega havuye nabi cyane. Ahubwo no kumfata neza ukamwondora. Ibyo si ibyo unyigisha. Muzo murakoze cyane rwose. Ariko si muhira baraho. Baraho. Nuko. Maze rero Bizimungu. Ndakumva. Nubwo utararuhuka bwose. Ngushimiye muzunguyo. Ni inshuti ko kuzira uburyarya. Niwe wamenye kuva wagenda. Yishingira buri kintu cyose nakeneraga. Rwose umushimire nanjye ndamugushimiye. Uyu niwe nshuti nyayo koko. Ndetse nubwo dukennye dukwiye kumushakira ingororano. Erega mugore wanjye uvuga n'ibyo. Nuko ubukene bugira nabi. Cyakora muri komine mafisi mbutsa kurahira. Inkimwe. Ndumva nayimuha. Nubwo nacungiragaho yonyine. Ntacyo bitwaye iby'Imana birizana. Imuhe rwose yakoze igikorwa cyiza. Iyo ntamugira ubumba narangaye abana banjye bararwaye bwaki. Bizimu. Ibintu nibishakwa. Imuhe tuzashaka ibindi. Muzu. Byasayiturwa indi. Nguhaye inka. Ari ejo bundi uzazitware. Kubaho n'ukubana. Bizimu. Iyo mpaye ni y'urukundo ndayishimye. Naho ibyo nakoze ko leta yakubwiye narikoreraga. Nibyo. N'ubundi inshuti nyayo yibona mu byago. Yewe cyakora mu gihe tugitegereje ko izo byeri siza mureke nje kuba nicisha aho utuzi nawe musigare muganira. Ariko kore ubu ndakunganya iki? Umpeshije n'inka? Ahubwo nuko ari bitariho. Si wari ukwiye gusa. Uza aho wamvanye muzu. Ngize ndazizanye ziterekehe. Sana hano. Se wagize ngo nizo kubika. Ahubwo zana ibirahuri n'urufunguzo. Ese zaje.
nzaje ikara wita akanyota ahubwo ndetse we wahita ufata kiriya cyotsi ugasitsimura umunuko wo muri prison. Reka mbanze mfate kuri Kamanyinya da nari maze no kukibagirwa naho icyo cyotsi nuko cyitondesha imihogo ikabanza ikabobera. Ezimu ndakumva muzungu. maze reka nkore kuruhuke muramukoze muramukeho arehereje ubundi uzabona aje gukura ubwatsi. ndakoze se muziki ko ahubwo abakozi ari mwebwe umugize neza cyane rwose kanange ndyame nduhuke gake. Kore ngaho yerekeza umwanya wacu nange ngiye kuba nduhutse. Ezimu ngaho muramuke. Muramukeho. ariko papa uriya mugabo mwaye nka yacu nuko najyaga atwara mama maze tukarara muzi twenyine. Rahira sha ni ukuri twaraga muzi twenyine ndetse n'iminsi 5 igashira niba ugira ngo ndakubeshya uzabaze rebera. niyo mama yajyaga abwira ngo turaze rebera nawe akigendera akatwihorera ariko ntubwira mama utazankubita wagiye. murasha ya mbega umugore gitowe none ni nkangere kuzandengeje atumye nyitanga use niyahuri nzimanike nzakurikira rwose. oya papa byose uzabyihorere ninkwanka wa mugabo uzagukiza. gitangaza rwose. uwo ninde ese Kore guherekeza no kujyana wowe ntugira n'isoni kuva naza nturampa nayiriba reka ibiryo byahari sinzi ko mbibona. ntacyo mvuze. ese ko numva ushaka kuntuka ufashwe n'iki muri aka kanya ko twahoze tuganira neza uyikura mu icupa ikagukura mu bagabo ndetse utareba neza ikaguteranya na rubanda. havese umunyese umusinzi washyana we ubwo uzusubiza gutyo uri iki se? akariro gake na feri rero ndacyari Kore tuzi ntugire ngo narahindutse ariko nta mico y'uwafunzwe unyitondere rero dore nari maze 2. Kore ni wowe umbwira utyo? erega naje utabishaka kubwo wifuza ko bamfunga ubutazavamo maze ukanezerwa ndetse wagira imana nkagwamo. ariko mama urabwira papa utyo koko? mva ko gacucu wowe uzakurira ntawe uzagukira uri uwasope yarakwibyariye nturi umubyarirana. mwihorere sha nyokuriya nijya mwirongoreye none arananiye naramuhendahenze yewe naramuguyaguye yaranzanyiritse igihandure. mwana wanjye ubuze ko agiragwa neza. ariko papa urako icyo yagiye gushaka mama utabanje kungisha inama. niko se mwana wanjye ibuka igisakuzo ngo nawe uteke utazi utabonye ni ubukumi bwa so na nyoko. none se shahu wari kumbera umurango ukiri mu nda y'isi wari utarabaho ariko sinakurenganyura cyari igitambambuga agahinda ntikica kagira mubi. ariko uwo ni Koreta gusa muriho ariko Koreta nagorwa aski reka mbe mbahunze ndabona mwakarasera icyo mushaka kugeraho sinkizi ese abandinde. ese bizimu ibi ni ibiki bihambiriye bitumye nshamana? ukeneye kubimenya rero. ubwo ari wowe wajya impaka ukageza ejo mbwira cyangwa urorere. ntari kuri umunyamahane basi kigera hino mbikubwire iyi ni inanga yo gucuranga naho iyi ni gitari byose nibyo gucurangisha. yego ese nawe uzi gucuranga? none urabona umwaka wose namaze mu buroko nari kugumira aho gusa nize gucuranga da. hega nta mwuga udakiza keretse uwo kuroga. burya ngo umusaza arasara akaba ku ijambo aho wabereye uravuze. ndacyavuga ahubwo ariko se ko wananiwe kuzana akabundi uzajya wibisha washonje. ugize ngo ikikore hambira ibyo bintazi ngo ni inanga yewe n'igitangaza baca umugani mu kinyarwanda ngo habyina ikibindi naho ikinimba ni ukubeshya hacuranga wijuse wa mugabo we. ariko wa mugore we ntuzankorera ishyano ugomba kuba uribandikaza icyo ari cyo cyose uravugisha imbunda amata mabiri koko urabona aho mvuye ngo nongere nibe. reka jye nabonye bahambiriye izo nyazi ngo ni inanga muri icyo gifuka ngira ngo ni ibirayi unzaniye. umva mbese cyakora aguye mu nda nk'umuhogo urabona nari guhurirayo n'ibirayi umuntu wafunguye uyu munsi ariko isura we
isura irashukana koko uwareba ukusa ntiyakeka ko ari uvuga ibyo bigambo maze munkure mu mutwe reka nze mbabise mugira amahoro. aha uzi ko umugore w'umupfu bamubwira uko harakarakara ubwo koko ugiye kwizera tuhagiye abana ngo batekere ibyo kurya yewe nta kitabyara ibyo ntacyo nawe ubuhagire sinababyaye jyenyine nko kubatekera uzangaje umuyaye sha wangishe burya niyo wanyirukana ye ntacyo naba abandirira ni benshi ye koko kore ni wowe uvuze utyo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe nawe si wowe wajwemo ndabivuze kore tani hahandi hangi maze ikibyimbye kimeneka kore aho bigire no ntumvira mu rugo bihindutse ntibishoboka nta soni rega mvira mu rugo simvira mu Rwanda nicyo ntungishije abandi batabona ye ubwo rero uribwira ko mpimye saka kadukuru k'amafuti ngo nawe ufite inzu nawe inkodeshanye yewe nzatura mu y'amatara uzanyifuza utakimbonye Koreta we cyo garuka nkubwire niki sumbwira nabwiwe na data ngaho urevura numva ariko umugore wanjye rwose kusigaye waracamutse nk'isafuriya iri kumbabura ibyo byaje bite ko nagusize uri muzima gusa kuzura birusha isandi byagenze bite rwose uko byagenze bari umupfu Koreta we ibuka ibyo twasezeranye komeza amatagatifu umunsi dushyingirwa ko ntawe uzahemukira undi na rimwe ko tuzasangira byose akabi n'akeza none urambona ukarubira nk'ubonye umwanzi barabivuze ko kumukunzi w'impyisi n'ibirya mbere shakore ubwo ntushobora kwisubiraho koko mva nta mwanya mfite wo kugusubiza kandi ndakwanze ntivamo ndagukunze mbaye ngiye kwitemberera ubwo ndagusubiza ngarutse ari ntukimenye ko wabyaye ndakaba amacinya ngaho genda uzapfe wangara ariko ibi ni ibikira ntabwo uzi ko turi muri demokarasi ndigenga ngomba kujyaho nshatse kumva ngo kararogotwe ibyo katazi gwe yo ukura cyo gusebya demokarasi ndagira iyo ndagirira wanjishiwe aho ntugira ngo kwigenga no kwigira ikigenge maze rero bana banjye mujye mumenya ko mwapfushije muhagaritse nyokuri yarutwa n'uwapfuye akavaho cyane cyane Vincent niwe mbwira ujye umenya bashiki bawe ubakarabye ubasasire hanyuma nange nzajya mbashakira ibyo murya naho nyaburanye kuriya aragatsindwa n'iyandemye mwihorera ariko ake karaho ubu ni ntukumagira kuri iki gihe singura ntibishoboka saa sita z'ijoro ku mugore w'umugabo ntibishoboka n'igitangaza rwose have senye uzajya uryamira rimwe n'amasungo magufi hanyuma ari n'itembero ndebe nk'ayita ndakwiyamye mbese nta soni iki gihe amafaranga 6,600 mperutse kumpa nkaya ryari ku bushomeri kugeza igati sinjye wirya nkimara vuga aho wari uri iki gihe wacyo ntazi abagabo sinababonye gira vuba cyangwa ndagukubita bukeye dore ko wigize ishyano kurushya abana ba rubanda gusa ntibishoboka kubimbwa si ukumoka ugeze ngo ukikore ugeze ngo iki hanze kureta enda n'aya maviya ngo ni amafaranga umva ko bagira ngo iki ndakwica mvungire gukurito ndakwica kwita iki gihe ni igitangaza niyo byagize mbese bakubwira butinde buti umubyeyi atabana n'umugabo ngo agiye muri bara ko gucuruza umubiri we ntibishoboka nkurira amabyimuzi y'amafaranga rwose vuba kandi sinongere kukubona hano abana banjye nzabirerera urumva siwe mbwira kare ndakubwira ikintu nta soni naza agasuzuguro rwose igitangaza rwose ceceka ale amenyejeje we ndapfuye we unuvuna muyetaranyije we ane ikibenyero anyize ingoroje
Yego kuri niho uri hano iki gihe yakugera ikibiti ese gusabagira ma sigara cyo murongo bigezaho wishe ntarijo siga abesigaho ntuzibeshye nari mwise sheri hasoni sheri wangira mu bibe koko ndagira hirya ma ubusembaye wanjye niterewana n'umugabo atarigeze ampemukira na rimwe none nuriya nteye twase arampindutse bayi wandese muzu narenze ko rero wabimpemukira bigezeho oya nanze ijambo sheri mu ruhame rw'abagabo koko nkawe wewe mukandori wanjye tubyaranye abana bane ngo sheri wanjye mukunda nk'inkimwe muzu nturusheri wanjye koko wowe niba narakugiriye impuhwe umugabo wafunzwe nta mutiza usanga ngo sheri ibyo byo wakwitwaza nyamara uramenye wa mugore we umuntu azajya agira neza bizire koko mbaye wande we ngize ntewe wiweho koko sinjya nkangwa amarira nushaka urira amaraso wowe wangize utya kuri wibagiwe ibyo wambwiye turi ku gisenyi tugira hino nkumire nto mu jisho nkubwira ko ari murori pe wataye abana bawe n'umugabo wawe uhita kubwira bwira ukigira amaso mazima amenyo bayakuye rugikubita inzara z'ibirenge zajobotsemo none se ubwo bizimungu se wanteye ubusembwa bwose wibeshye bizimungu niwe gukuyemo n'izi nzara n'isindwe no kurara ugenda amajoro iyo wanjye mba naratwishe kera none urateta usanga muzungu ngo nkugirire ntese nyirajisho nyirabihanga we sengo kosa umva n'uwarya imbwa yarya inzungu iyo umugore muzima ufite ibitekerezo bihamye napfa kugira ibiro bya kabiri ko muzu none singiye kwikoraho nibabariza umugore wanjye ku busa igitangazo ko muzungu we urampemukiye pe Imana izakumbaza genda